Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Tuzirikane kuri iyi vanjiri ntagatifu yo kuri uyu wa gatatu wa gatandatu wa Pasika. Ni ivanjiri yanditswe na Yohani, umutwe wa 16, umurongo wa 12 kugera ku wa 15. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri uwo naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye, nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Bavandimwe, ejo hari ku wa kabiri w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, twazirikanye aho Yezu yavugaga ati ngiye byabagirira akamaro kuko naboherereza umuvugizi Roho Mutagatifu. Twarangamiye Roho Mutagatifu nk'umuvugizi, nk'avoka utuvuganira. Kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika ho turarangamira n'ubundi Roho Mutagatifu nk'umwigisha, noneho umwarimu mwiza. Yezu ati ndacyafite byinshi nababwira. Mutekereze nk'umuntu waba avuye mu rugendo cyangwa se afite experience nyinshi, no kuvuga ibyiza byinshi yifuza gusangiza abe, akabaganiriza, ariko akabona igihe kiramushiranye. Mutekereze ukuntu aba ameze. Na Yezu Kristu afite byinshi akomora kuri se, kuko ni umwana w'ikinege w'Imana. Afite byinshi yadusangiza ku buryo natwe twaba abana b'Imana. We ndetse ntabwo avuga ngo nta gihe mfite, igihe kiranshiranye, ahubwo aravuga ati ntabwo mwashobora kubyakira byose mbibabwiriye icyarimwe. Na Yezu ni umwarimu mwiza ukurikiza metodoloji, ugenda intambwe ku ntambwe. Ntabwo afata ibyari kwigwa byose ngo abirunde kubo yigisha, ahubwo amenya ikigero cyabo, akagenda bavunguriraho buhoro buhoro batera agatambwe, nk'umurezi mwiza, nk'umwarimu mwiza. Niyo mpamvu rero ababwiye ati ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ibyo nababwiye bijyanye n'ikigero cyanyu n'imyumvire yanyu, n'aho mugeze mujijuka musobanukirwa. Ubu rero ngiye kuboherereza Roho nyir'ukuri kugira ngo azagende abayobora mu kuri kose, kandi tuzirikane ko ukuri nyakuri ari Yezu Kristu. Niyo mpamvu mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 14 umurongo wa 6 yagize ati ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Kuri wa gatatu rero turangamira Roho Mutagatifu kandi tumwambaze nka Roho umwigisha, umujyanama mwiza. Niyo mpamvu Yezu Kristu ababwiye ati Roho nyir'ukuri azaza abinjize mu kuri kose. Ni Roho Mutagatifu ufata Yezu, niko navuga, akamudushyikiriza, akaduha Yezu. Ni na Roho Mutagatifu udufata twebwe abantu akatwinjiza muri Yezu Kristu no mu bumwe nawe. Roho Mutagatifu niwe utuma Yezu Kristu aba rwagati muri twe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Ni na Roho Mutagatifu udufata twebwe abantu akatwinjiza mu kuri kw'ijuru, tukaba abana b'Imana. Niwe utugira abana b'Imana. Niwe uduha guhesha Imana Data ikuzo. Ni nawe utuvungurira ku by'ijuru, kuko Yezu Kristo arabivuga ngo uwo Roho nyir'ukuri, Roho mwigisha, Roho azahabwa ku byanjye abibamenyesha. Ati ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Mu yandi magambo, ibya Data byose yabyeguriye Mwana, noneho Roho Mutagatifu nawe akabitubuganizamo. Kandi Roho Mutagatifu akanatuyobora tukabikoresha neza kugira ngo dusingize n'ubundi Yezu Kristo. Nta Roho Mutagatifu ntitwavuga Imana, ntitwahamya Imana. Nta Roho Mutagatifu nta nubwo twakwakira Yezu Kristo. Nta Roho Mutagatifu natwe ntitwatera agatambwe ngo twunge ubumwe na Yezu Kristo. Ni Roho Mutagatifu utwegereza Yezu Kristo, natwe tukitwa abo mu gihe cya Yezu, agakuraho za mbibi z'ibihe n'amateka, bityo Yezu Kristo akaba uwo mu bihe byacu.
ni na roho mutagatifu natwe udufata akatugira abo mu bihe bya yezu, mu mateka ya yezu, mu gushaka kwa yezu, mu gisekuru cya yezu. Roho w'Imana akomeza utwigisha ibinyura Imana, tuboneza mu gushaka kw'Imana, dukunde ibitunganye kandi tunogerwe n'inama nziza utugira. Mugire umunsi mwiza.